guhagurukira iyo binaniranye yeza gucaha reka mvugane nawe ibonye byaboneka byari byaranze bihagurukije Yesu kugira ngo atange uwo muraba n'iyanyanja yabwiye bamubwire mukunda umugore ntabwo izakwima ibiryo nari mfite ikibazo cy'inzara kugira ngo bazange abarozi baroga bagahohera ubuvuye ikibungo ubuvuye icyangugu ubuvuye epfiriya agahemerezo ubuvuye hehe bagakandiraho bagasanga ntacurwaye bagatega Imana igategura bagashyira mu biryo Imana igakura n'inzira bugaca mu gitondo bazi ko wapfuye bagasanga uri muzima kubera imbaraga z'Imana reka mubwire muzabaho kubera urukundo rw'Imana zamura haleluya bateye kumwe n'injoro nababwiye ngo ishimwe biteye ubwoba dukwiye gushima Imana ni ukundi ugasanga uri muzima nanubwo urukundo ugasanga uri muzima Yesu ashimwe cyane kuko iyo uri muzima haba hari igisubizo kandi cyumvikana k'ejo hazaza ushobora kwakira umugisha wawe amen rero ikintu cya mbere kwe gushima ni ukuri muzima wibutse iyo tugenda mu nzira tugiye duhura n'abantu ubwonko bwatokowe ugasanga umuntu byarivanze ugasanga umuntu byaramuyobeye ndetse n'ahantu hari nawe ubwe ntagahazi ariko wowe abo uri urahazi ndetse wanabyutse biremera utambutse biremera nyamara mu gihe cyashize twasize hari inyuma hari benshi bagisigaye bamaze kwibagirana mu isi babaho ariko wowe nanjye turi bazima tuzamura Imana icyubahiro tubizi igitangaza cya mbere ni ukuri muzima icya kabiri ni ugutagereza iby'Imana yavuganye nawe kugira ngo izabisohoze kandi uri muzima korera Imana amashyi hagiye byose mu gitondo gishenshashima ni ugushima Imana izashimwe cyane ndabaza nkareba kuri telefone ko nta muntu waba wampamagaye wari nasinziriye ndebe ko nta mwizerwa wampamagaye ambwira ngo napfushije ndebe ko mu muryango ntawahamagaye cyangwa se umudamu ntawahamagaye avuga ngo twagize ibyaha nasanga ari bazima nkatera ibi hasi navuga ngo Mana wakoze ibikomeye ibitangaza nuko byabimeze kose bashaka yabakennye ariko ni bazima bashaka bambwiriwe cyangwa bahuraye ariko ni bazima cyangombwa nuko ari bazima ugafata uyu musaraba uwirata wese yate ko yamenye Kristo naho ibintu ni ukubeshya urupfu rusinziriye ntabwo bigira konje haleluya ubwo impamvu rutakugeraho ni ukwera uburinzi bwa Kristo akomeza akaturinda akatugira neza tugatambuka bikemera twaryama bikemera reka nkubwire iyi Imana iteye ubwoba uzi ko inzu ubamo cyangwa uraramo ujya ubonamo se ikintu cyitwa marijosi kandi iyo umuntu aryama akaza kwibeshya nabibonye turi hano mu masengero hari umuntu wirambitse ku ntebe gatoya ngiye kubona undi ndatekereza kubera iki umuntu aryama agasinzira yarangiza agahirira yasamye marijosi ntiyinjire kubera iki itinjira kandi wasamye uri mu Rwanda kandi usinziye impamvu itinjira cya gihe waryamye hari marayika uhagaze aho ushinzwe kukurinda kugira ngo agukize ibyago akurinda amakuba agateganeza impiri agata ibindi mpiri kugira ngo ube kuri muzima zamura Imana icyubahiro Yesu arashoboye
Yesu no kwizerwa, Yesu no kwiringirwa. Reka nkubwire inshuti y'umusaraba, muri mu gace cyangwa n'ubujya bibaho ugasanga umuntu araryamye, hanyuma nijoro ukajya kumukumva intore zatatse. Bijya bibaho kumva intore zatatse zitataka neza, zihera hari zigakora umurongo, zikazenguruka 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 zikazenguruka, izinduka hejuru zimanuka ziceka hasi, ukajya kumva kigushunya ahantu, wajya ugasanga ni urutozi, wareba hasi ugasanga zirahuzuye, ariko ntabwo wagiye mu zuru cyangwa ngo ujye mu kanwa, ntabwo wagiye mu matwi, ahubwo kubera ko hari uburinzi bw'Imana. Imana yakurinze, ziraza zirarwana, ariko ntabwo zanesheje, ahubwo marayika w'Imana yabaye maso, urwajya kwinjira mu kanwa yagwigijeyo, urwajya kwinjira mu zuru yagwigijeyo, urwajya kwinjira mu matwi yagwigijeyo, kubera imbaraga z'Imana, kubera Imana amashanyarazi. Imana ikwiyereke mu bundi buryo, Imana igira gute? Ikwiyereke mu bundi buryo, kandi Imana ikwiyereke mu bundi buryo. Narivuze ngo kiyemwe, Imana ikwiyereke mu bundi buryo. Amazi ntagahinduka, ni ya yandi ndirebera Pasiteri Nshimiyimana Jean Baptiste, itorero nagize kuba Yesu Kristo rikorera i Kanombe mu mujyi wa Kigali, munsi y'ikibuga cy'indege mu kajagari ka mbere, aho niho wadusanga. Amen. Ngo nawe uranditse niko wavuga yego. Yesu aduhana umugisha mwinshi cyane. Rero Imana yashyize ijambo ku mutima wanjye, birashoboka ko ugeze kuryumva uwo cyangwa risomye ntacyo bitwaye, ariko uyu munsi nibyo Imana ikundumyeho kugira ngo mpe ubuhanuzi bwawe. Nzanye ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe, kugira ngo Imana yongere kukwereka mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi neza ko icyo Imana ishaka gukora mu ijambo ryayo igiye kugisoza ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Turasoma mu gitabo cya Matayo, ibice byaho n'umunani n'umurongo wa 23 kugera kuri 27. Aha mujye murimo kuhashaka mugire batuhagere. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Batubwire ku ijambo ryiza, urukundo rwa Yonatani n'umugabo witwa Dawidi. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo Yonatani na Dawidi ngo bari bafite urukundo rumeze nk'uduti dukubiranyije. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uduti dukubiranyije ntabwo wabasha kuvuna kamwe, kereka utuvunye twose. Hanyuma Yonatani uyu nguyu yari uw'ibwami. Yesu ashimwe cyane. Yonatani yari uw'ibwami, Dawidi nawe yari yibwira cyangwa yo mu bushumba. Ariko kubera urukundo rw'Imana rwibonera Dawidi mu bushumba, rurangije rumukura epfiriye mu bushumba, rumuzana kwa Sawuli, kandi Sawuli uzamuriga na mwice. Ariko Imana kuko yizeye uburinzi bwayo, iravuga ngo azaba kwa Sawuli, kandi Sawuli ntacyo azamutwara. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma Imana ihagurutsa umwana wa Sawuli Yonatani, imushyiramo urukundo. Imana kumushyiramo urukundo akunda Dawidi, hamukunze akunda Dawidi kumurutisha abavandimwe, akunda Dawidi kumugisha se w'umwami. Hanyuma Sawuli akagira inama zo kwica Dawidi, hanyuma umuhungu we Yonatani akabyumva, yamara kubyumva agakata, akagenda akabwira Dawidi ngo mubwire inshuti yanjye. Haleluya. Imana iguye inshuti nyanshuti, kandi inshuti y'umumaro, inshuti idahinduka. Tujya tugira inshuti twagera mu bibazo zikatuvaho, ariko Yonatani, Dawidi ari mu bibazo, Dawidi ahigwa, urupfu rumusatiriye, ubwo nawe ikintu gikomeye ni umuntu witwa umwami wamushakaga, ariko hari umwami uruta abandi bami, ni umugabo witwa Yesu Kristo. Uyu mugabo aruta abami bisi bakomeye
haleluya. Aho bahigiraga Dawidi niho yabonye umugisha wo kuba umwami. Yesu ashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Aho baguhigira nawe niho ugiye gukora icyubahiro kuko usenga Imana. Imana ishobora byose, Imana isumba byose. Dusome bamusomye anyarutse Matayo ibice byaho n'umunani 23-27. Kadusome neza. Yesu umutwe w'ijambo aravuga ngo aturisha inyanja. Aturisha iki? Inyanja. Aturisha iki? Inyanja. Ariko nta bituje kuri wowe Miss Nazaire. Hakuzirisha. Aturisha inyanja. Inyanja kabisa abantu bigeragezo. Yesu ashimwe cyane. Aturisha inyanja yikira mu bwato. Yinjira mu bwato. Abigishwa be bajyana nawe. Abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja. Ubwato bwabo burengerwa n'umuraba. Ubwato bwabo burengerwa n'umuraba. Wisuka muri bwo. Wisuka muri bwo. Ariko we yari asinziriye. Ariko we yari yiryamye asinziriye. Baraza baramukamura bati databuja dukize turapfuye. Arababaza ati iki kibateye ubwoba? Mwaba afite kwizera gukeya. Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja biratuza rwose. Abantu baratangara bati uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Amen. Ibibazo byose bitubuze Yesu arabyutse. Yesu ageze gute? Yesu arabyutse. Nubwo ntangiye gufashwa n'utubiba tubwira mu nacyo kugera mu nacyo zamura icyubahiro ngo Yesu arangije ngabwira abigishwa be ngo twambuke tujye hakurya. Ngabangire yinjira mu bwato n'abigishwa be barinjira. Bano abigishwa be wibuke neza harimo abantu bazobereye ibintu by'amazi, harimo abantu bazi gutwara ubwato neza cyane.
byose bihagurukije Yesu kugira ngo atangure muri iyo nyanja kandi amaherezo biratunze rwose kubera ko Imana iri mu ruhande rwawe kubera Imana amashyi ntacyo bitwaye. Erega ntabwo uzapfa gupfa nubwo hari n'abifuza ko wapfa oya ntacyo uzaba ubwiza abantu rero murashinganye ufite ubwishingizi butari mituweli ntabwo ari Imana oya ntabwo ari Radiyanti oya ufite ubwishingizi bw'amaraso ya Kristo urashinganye wowe urashinganye. Impamvu bakurwanya ntibakubashe ni uburinzi bw'Imana. Rero impamvu kiriho kugira ngo ntabwo abarozi baroga bagahohera ubuvuye Kibungo ubuvuye Cyangugu ubuvuye Epfiriya Bagahemerezo ubuvuye hehe bagakandiraho bagasanga ntacyo ubaye bagatega Imana igategura bagashyira mu biryo Imana igakura n'inzira bugaca mu gitondo bazi ko wapfuye bagasanga uri muzima kubera imbaraga z'Imana. Reka mubwire muzabaho kubera urukundo rw'Imana. Zamura haleluya. Bimaze kubananira byatsi ngo bahita bigerera ubwo bamwafashe nk'uko mwamufashe ngo baragenda vuga ngo baragenda ngo baramwegera basanga umugabo arasinziriye nta bwoba afite arasinziriye nta nzozi afite ariyizeye ko inyanja ntacyo yamutwara ariyizeye ko umuraba ntacyo uvuze ku buzima bwe ariyizeye ko ubwato ntacyo butwaye ariyizeye ko ari umwami w'inyanja akaba umwami w'ubwato akabitegeka byose iyo abihamagaye biritaba ariyizeye. Abandi bicwa mu bwoba abandi baratitira abandi babura icyerekezo baraza baramukangura bamukomaho baramubwira ngo databuja ni ibiki nubyitayeho ko dupfuye umva ijambo ryiza ngo Yesu akimara kumva ko wapfuye ngarahaguruka vuga ngarahaguruka arahagarara. Yesu ahagaze mu bigeragezo byawe ahagarara nta bwoba etayabona iminsi ahagarara nta mususu ahagarara abandi batitira ahagarara abandi bihebye ahagarara abandi babuze icyerekezo arahagarara arabitegereza arababwira ngo ni iki kibateye ubwoba yemwe bantu mfite kwizera gukeya ni iki kibateye ubwoba. Abandi baratangira ngo urabona ng'inyanja ng'amazi ng'ubwato ng'indashyo ngo turapfuye ngo birarangiye ariko Yesu ahagaze aho ngaho arategeka gusa akavugane nawe. Hari ibyo Yesu agiye gutegeka ku buzima bwawe biguhunge, hari ibyo Yesu ategetse ugira amahoro ku buzima bwawe, hari ibyo Yesu ategetse ugiye kwakira mu izina rya Yesu, hari ibyo Yesu ategetse uhuye n'ubuzima bushya, hari ibyo Yesu ategetse uhuye n'amahoro, hari ibyo Yesu ategetse zamura haleluya.
ki mbese uyu ni muntu ki umuraba uramwumvira inyanja ikamwumvira kandi nayo avuga ngo byahise bihosha ibyakuvunaga byose ibyo wabikoreye byose ibyo wahuye nabyo byose izo ntambara waciyemo zose uko yesu yacashuye umuyaga agacaha inyanja bigatuza bibwira ngo muceceke bibwira ngo muceceke bibwira ngo muceceke bibwira ngo uko yari ejo n'uyu munsi niko akiri vuga cyane ngo yesu ntagahinduka yakoze igitangaza mu nyanja igaceceka yakoze igitangaza hagati y'umuraba ugatuza niwe untabaye niwe urwaniriye kubera kano kanya ndongeye kubona yesu ndongeye kubona yesu mubona nkorera ibitangaza mubona nzamura mubona nyubahisha mubona n'icyubahiro mubona nshyiraho uburinzi mubona n'ijambo mubona nishyura amadeni mubona nishyura nyinjiza mu kazi mubona n'urubyaro aka kanya yesu ndagukanguye kanguka ngwino cyaha ibigeragezo nari nikoreye ibigeragezo byari byarangose ibigeragezo byari byaranteye vuga cyane ngo yesu nakiriye impinduka kubera ko uhinduye amateka y'ubuzima bwanjye nanjye nkaba ngiye guseka kandi muri uku kwezi nitaye wasigaye iminsi ingahe nitaye ku ijambo ryawe yesu ndakwizeye ntabwo ujya ukoze isoni namenye amateka yawe uhereye kera uri imana idasaza ngo yitwaze akabando uri imana ikiza uri imana irengera nanjye uyu munsi nakira amateka mashya nanjye uyu munsi ndongeye ndakubonye nanjye uyu munsi ndongeye ndakubonye subiramo ngo nanjye uyu munsi inzira iwanjye niba inzira iwanjye ibyo bateje urugo rwanjye ibyo urabyikorera kandi urabijyana ibyo bateje ubuzima bwanjye ibyo biravaho vuga cyane ngo yesu ndakubonye kandi umubwira haleluya gusiba imana utazi ukuntu ibigenza n'ibyo ikoze ku buzima bwawe birakoretse kubera yesu birakoretse mumbwirire gahoro tagira urubyumva ugiye gushimira imana
gushima sinzi ukuntu ibigenje ariko ndimo numva ijwi rimbwira ngo mugiye gushima Imana Haleluya. Kama ndacyumvisha. Ndarije nyumvisha. Birambwira ngo mwavuzwe benshi. Mwavuzwe iki? Ngiri y'Imana ivuze. Nikamburira benshi mwavuzwe. Bigamburuzwa n'Imana ikuvuze. Icyo Imana ikuvuze kiruta icyo abantu bakuvuze. Ndimo ndumva ijwi nabwira ngo harakayaga ngo kumuneze gahushye ku bantu b'Imana. Irabikoze irabasekeje ntabwo muzayishima sibyo Yesu abavugisha byinshi hanyuma irambwiye ngo aho kayenda gusaba kose n'amara wari ufite Imana ije kubigoza ko ari Imana ishobora byose kandi ari Imana isubira yambwiye ngo mubwire mukunda ubugari ntabwo izakwima ibiryo bicaye nabikoze
ngewe nari muzanye nari umushyitsi iyo nje hano nzana umushyitsi n'uyu niyo wamusanye mbere ndabakunda nari mfite ikibazo cy'inzara mukuri mujya mureka kuvuga imana mujya mureka tuyihane mujya mureka turambe tuvuga imana nari nwite uyu mwana uyu mureba naje hano nari mpagarara iserezi kafata kubera inzara nageze hano umubyeyi wari wicaye hariya wambaye ijipo y'umukara yari yakoze ibyo yakora hariya ndamubwira ati wamfashije ukandira utuzi two kandi yari inzara nari mfite igiceri cya senkani mu gikapu kandi n'uwo mama twazanye ntani umva mwibuke ko yatanze umwenda kugira ngo ashime nawe nta kintu yari afite mbwira imana ati iyi nzara mfite uruhinja mu mbabarira aha hantu makuru igitangaza umushumba we imana izakugeza mu ijuru imana izariheke ku mugongo umushumba yaravuze ati mutambuke mbasabiye umugisha nafashe cya giceri cya senkani nicaye hano mu ntebe ndarira ndavuga ati iki giceri cya senkani nicyo mfite mbabarira njyanye imbere iki giceri cy'imbere n'ibyo kurya kandi n'umugisha naragiye mushumbamura mu biganza arambwira ati genda imana hari igitangaza igukoreye naragiye ngeze mu rugo ndavuga ati imana kuko ndaburaye mvuye gusenga njya kwikopesha ndi umumama w'abana bane abahungu batatu n'uyu mukobwa imana yampa njya kwikopesha ndavuga ati imana ni ubwa mbere ngiye kwikopesha muri botike umbabarire uriya muntu ntagere wahageze naragiye mbikopesha uyu muntu yikopesha iyo asanze abantu ari benshi arareka bagashiraho naragiye mbimubwiye ndamubwira ati kandi uhaha ufite amafaranga ntukisuzugure ugenda uhahe ufite amafaranga naragiye ndamubwira ati nshaka ibyo kurya mubwira ibyo nshaka ndangije ndamubwira ati tuvugana nta mafaranga afite mumenye haleluya haleluya muzaba umwanya mvuga ubuhanya manga ariko wakane muzihanga nabonye impamvu nukuri naje hano kugira ngo ngushimire umva nagira mu bitaro imana mu mwana muzima inkura mu bitaro yishyurira ibitaro umva nzi ko imana umva izangaburira mu gihe cyayo izanyambika kandi umva nanjye mu kuyikorera ni tayari ndi umumama w'abana bane n'umutware umwe ndabakunda kandi ni ukuri tuzagumana uko imana izadushoboza nsengera inayote uwiteka nashoboza tuzagumana igendera amahoro yesu yaje uretse ukuntu areba yatego arareba akareba na rya degede waje ntiwareba bikagira Yesu ni kwitungiye amahoro y'Imana we naho yicara muri nari mfite icyifuzo nifuza ko wansengera ntabwo umutima wanjye umeze neza cyane thank you mwakoze win utumira hagati musengera Imana Mana mwizera za Yesu uri Imana ishobora byose uri Imana itanga ubuzima uri Imana ihindura amateka aka kanya turategetse ibyinjiye mu mutima yo kumubabaza
ibyatumye yiheba dukubita imbaraga z'umwishu turagutwita rekuza ubuzima bwe rekuza ubuzima bwe guhera kano kanya mwami Yesu mufate umukomeze umukomeze mwami murengere Kristo nyir'Imana muhe ubuzima buzima resta rebo enshera iteta enevo bakubisasa mu ndimi no kwiha mu izina rya Yesu Kristo ndabona nisha mu izina rya Yesu mama imbaraga zikira kandi zirengera mu izina rya Yesu amen mvuko n'Imana tubanye nanjye urutewe n'ikintu cyo kuba mu buzima bwawe waranyuze ukiyahura usimbutse za etaje ndende cyane kandi uriyahuye mu mujyi wa Kigali Imana ivuganye nawe ngakurinze umwuka wo kwiyahura kandi byari bitewe n'umuntu w'umukobwa nibyo umukobwa wari ubiteye kugira ngo ajye kwiyahura bingoye ariko Imana ivuganye nawe iragukunda kandi umutima wawe iwuhaye gukomera irambwe mu bwenge ntabwo waremwe n'umuntu waremwe n'Imana Haleluya. data aragushaka Haleluya. arakubohoye mu gihe umukobwa we yarakuboshye ariko Imana irakubohoye ntibakire ubuzima Yesu